Welcome to Rachel TV Show. Subscribe and follow for more exciting content. Yes, twongeye twabashuje muri kamera za Rachel TV Show. Tubashimira ubwitange, umurava mu bikorana, gukora subscribe, share, comment and like. Turabashimira tubikuye ku mitima yacu. Murakora cyane, murakora rwose, Imana igibaha imigisha. Murakora gukurikirana ibiganiro byiza kandi byinshi uko bukeye nuko bwije muri kamera za Rachel TV Show. Natwe tubabwira tubizeza yuko tutazajya tuvuko mu kubazanira ibiganiro bizabibubaka, bizajya bibashimisha ndetse bifite amakuru uko bukeye nuko bwije. Rachel TV Show, ntugahweme gukora subscribe, share, comment and like kugira ngo ibyiza byinshi tujye dukomeza tubisangire. Big up. Yes, twongeye twagarutse couple nka buri munsi, tubashimira ubwitange, urukundo mukomeza kutugaragariza. Ni couple nziza cyane igarutse kongera kubaha ibyiza byinshi mu biganiro bitandukanye tuje tugirana mu minsi yashize. Nkaba nagarutse ari nge Emmanuel na sheri wanjye, ngira ngo nawe reka tumuhe ikaze yivuge. Ni wowe nde? Ndabashimira kunyakira muri televiziyo za Rachel TV Show. Yes. Amazina ni nka buri gihe nababwiye ni Zawadi. Abantu nongeye bagakunze kugirana ibiganiro namwe, murakoze kunyakira. Murakoze cyane. Twagarutse nababwiye ko tuzadutinda tuzaduhema, gusa ariko hari akantu kamwe nagira mwibarize. Aravuga izina rimwe, nimba ari ukunyigana navuze ko muzamuca mu gikari nkababwira irindi. Ese wowe bite? Mfite izina rimwe? Cyamba zizoje mu gikari. Ngira ngo navuga ngo iki se, kuko abantu burya iyo babanye cyane bageraho bagasa. Ngira ngo byose turasa. Nawe ntago ashatse kuvuga irindi zina, ariko buriya tugomba kurimenya byanga bikunda. Tuzatumucokoza cyane kugira ngo izina rivuge. Madamu, muraho neza? Use nkusuhuze nkuhobere. Imana nishimwe. Uyu munsi ni umunsi w'icyumweru, rero tukaba twagira ngo twiganirire ibintu byaryoshye. Tuvuye gusenga, tuvuye gushima Imana, tuvuye guhimbaza, mbega ibintu byari uburyohe. Banyo n'umuryango wanjye, ngira ngo murabona ukuntu dukeye, twanajyanishije, sibyo sheri? Twajyanishije, ngira ngo n'abaduhanze amaso aka kantu ni keza. Nimba ufite umufasha, nimba ufite sheri wawe, nimba ufite nawe mujye mujyanisha, biba ari byiza cyane. Ngira ngo murabona ukuntu dukeye. Ni byiza. Twagarutse mu minsi yashize, nabazaniye sheri wanjye mushimira uburyo yihanganye mu buzima twaciyemo, ubuzima butari bworoshye, ubuzima bwari bukakaye, mu bintu bimwe Satani ajya akora mu buzima bw'umuntu, akazana ibihe bikakaye, ariko udafite kwihangana ukaba wagira no gusara cyangwa ukaba wakiyahura. Rero Imana yatubaye hafi mu bibazo twahuye nabyo by'uburwayi nahuye nabwo. Umugore akomeza kwihangana, akomeza kurwana, navuga ko ari kigabo. Arahagarara rwose, arashikama, aravuga ati uru rugamba ngomba kurutsinda. Duca mu bikomeye byinshi, ngira ngo mwarabyumvishe. Uyu munsi rero tukaba twagarutse, ngira ngo ni part 2. Ngira ngo mubaze madamu, ese madamu, igihe nari ndwaye ntenda gupfa ntava mu buriri, wumvaga umeze ute muri wowe? Kuba warumvaga ugiye gupfakara mu myaka 3 twari tumaranye dushakanye, ukiri inkumi, navuga ko wari ukiri mubisi, wumvaga bimeze bite nkawe gushaka umugabo ugahita upfakara? Wumvaga bimeze bite?
ubundi uko nabivugaho ntabwo byari byoroshye byo nk'uko mubyumva, kurwaza umugabo ari gukishaka n'afite abana babiri, uburize wari ufite umwaka umwe ufite n'uruhinja, ibintu birandenze. Yararwaraga gahwera nkumva sinzi ukuntu nabivuga, rimwe yigeze no guhera sinzabyibagirwa, muta mu nzu ndiruka njya kwihisha hepfo aho twabaga habaga imiyenzi, njya kwihisha ndicara ndindira ko bambwira ngo arapfuye, nsubira inyuma barambwira ngo yazanzamutse, nabaye nk'umusazi, abana batabareba, numva ko bitazashoboka ko twakwicarana njye nawe twongera kurebana, gusa kubera Imana no gusenga murabona ko twicaranye turaganira, icyubahiro ni icy'Imana. Amen. Ni byiza cyane, murakomeza mumutega amatwi ndetse muhanze n'amaso, mwumvire. Ngira ngo twavuga ko ari intahe mu rurimi rw'ikirundi, mu buhamya mu rurimi rw'ikinyarwanda n'izindi ndimi uko mugenda muzumva, ubwo mufite uko mubyumva. Arakomeza atubwira yumvaga ameze nabi ubwo nahweraga rimwe na rimwe akiruka. Ese nagira ngo nkubaze, wumvaga nzapfa cyangwa muri we wari ufite icyizere ko ntazapfa? Icyizere tuzabaho. Navuze ihangane ndebe iherezo rya bino bintu. Ntabwo nabyumvishaga, numvaga ari ibintu bitabaho nubwo bikunze kubaho, gusa ngira ngo iyo ikintu utarakiyumvamo Imana igerageza kutagikora. Nabonaga urwaye birangiye ariko ndi muri njye nyifite icyizere ko uzaba muzima. Oya, nibyo, Imana yarakomeza ikakuba hafi kuko wowe wari ufite icyizere, ariko njyewe wari urwaye icyizere nari namaze kukikuraho bitewe n'ubuzima aho bwabaga bwangejeje. Mbega numvaga nsigaje umunota wa nyuma ngo nigendere, kuko hari revo nageragaho n'ubundi nkabona napfuye, kuko nabaga ntumva ntazi ibiri ku isi, nka hamwe mwamenagaho amazi kugira ngo mubone yuko nikanga gutya, ntabwo nari mbizi, rimwe mwabimbwiye nyuma ko mwamennyeho amazi mubona byarangiye, muravuga ati uyu muntu tumumeneho amazi y'imvura turebe ko ari bwikange, niyikanga turamenya ko akiri muzima. Ibyo byose njye nabaga nasezeye ku isi, nta na kimwe nabaga nzi. Gusa njyewe icyo nabonye ni uko iyo umuntu agiye gupfa hari aho ugera wowe ukaba nk'uwiruhukiye, abaguhanze amaso bakuriho nibo baba bavuga ati uno muntu arimo ararwana n'umutima, ariko wowe ntacyo uba ucyumva, ntacyo uba ukireba, ntacyo uba ugitekereza. Ngira ngo ni umubiri, amaraso aba ashaka nyine gukonja, umutima ushaka kurekurana n'umubiri ube wataha, ariko n'ubundi hari revo ugeramo ukaba n'ubundi we wigendeye, n'Imana igarura ibyayo. Wari umugore rero w'umutima kuba warasigara gutekereza yuko ntagomba gupfa, kandi revo nabaga nagezeho narabonaga byabaga byarangiye, ndetse ngira ngo hari n'abo mwabaga muri kumwe bazaga kundeba bakabona byarangiye, uretse kwanga kuguca intege. None wagirwa abantu bakugiriye inama yo kwihangana bakubwira ati umugabo wawe azaba muzima mwongere musubirane, n'abantu bakwihebeshaga bakubwira ati ntacyo ugitangira, uyu yapfuye wapfakaye, mbega tubivanze hamwe n'abakubwiraga ati uyu ntakiri umugabo wawe n'iki, nagira ngo nkubaze ubakompare, ni abahe bari benshi ku bakwihanganishaga n'abagucaga intege? Iyo umuntu ari mu kigeragezo abona abamuca intege, abamukomeza bakunze kuba bake. Byari igihe twagiye ahantu bari baturangiye mu muvura, turagenda hari nka saa 12 baguha umuti, baguhaye umuti urahwera, uzanzamutse ari nka saa 8 za nijoro. Noneho ndahagusiga nari kumwe na musaza wanjye dusubira mu rugo, ba mama barambaza ngo umugabo wawe ameze ute? Umutima urambwira ati mubwire ko yapfuye, twakumenyeho amazi musiga urambara yawe. Ariko se umugabo ameze ute? Nabatse mvuga ko yawusize ahwereye, ndababwira ngo uri muzima, siza wicaye ku kazuba aho umuganga bushize. Sabone ninjiye mu nzu, fata igitenge mpita nsubirayo,
baraturindira baratubura, baje kutureba ari nka 8:00 z'ijoro. Noneho mama abonye ukuntu umeze barambwira ati ibi bintu bibaye nona cyangwa waje n'undi byabaye. Arambwira ati nanjye nuko mbibonye, ko nari mbabwiye uko bimeze, n'ubu nanjye nuko mbibonye, ariko njye nari mbizi ko nubona gusize umeze nabi. Aho nshimira Imana byagize amasaha 9 urazanzamuka, tukubaza amazina barakoza ngo ninde, uravuga ngo ni umugore wanjye, barakoza ngo ninde, uravuga ngo ni umwana wanjye, turaguterura turakuzembagiza, ufata ku rutugu n'undi na musaza wanjye kugeza mu rugo. Data arasenga utuntu umuntu abakera wabaga umeze nabi, nkavuga ati ejo bundi yari agiye gupfa, arongera azamuka n'uyu munsi biraba n'ubwo ameze nabi. Kandi nabonaga icyizere muri njye n'imbaraga zidasanzwe, kumva yuko n'ubundi ugomba kubaho, kuko numvaga ikintu cyo kuvuga ngo ngiye kuba umupfakazi mvuga kitari cyanjyamo. Nabonaga icyizere, numva yuko nubwo urwaye pe uzabaho, wabyo bizatinda wadicya, ariko numvaga ko ngewe umugabo wanjye ngomba kuva ku gitanda rwose kongera kwa buzima. Yego, kwizera ngo kurarema, kwizera kurakiza. Warakoze mugore wanjye kugira icyizere, nubwo mu kinyarwanda bavuga ngo icyizere kiraza amasinde. Uwo mugani sinzi nimba uwuzi, icyizere kiraza amasinde. Ni ukuvuga ngo ushobora kwizera imbuto warahinze amasinde, komeza ukagira icyizere ngo imbuto nzayibona, ya masinde akarara akarinda amera ibyatsi, imbuto ntuyibone. Baravuga ngo icyizere kiraza amasinde. We rero ntabwo uwo mugani wawugendeyeho ngo icyizere kiraza amasinde, wagendeye kuvuga ngo kwizera kurarema. Yes, twakomeje. Warakoze kugira umutima wo kwihangana, umutima w'ubutwari niko navuga. Ngira ngo abaduhanze amaso murakomeza mwumva madamu Sheri ibyo ari kuvuga, ibyo yaciyemo. Ngira ngo nawe aho uri, ikibazo wazahura nacyo cyose gisaba kwihangana ndetse no kwizera, hamwe no gusenga wizeye ko ugomba gutabarwa. None ngira ngo mubaze ikintu kibazo cy'amatsiko, ukimara kubona ubuzima bwanze, amafaranga agiye ashize, reka mvuge ko yashize kuko n'ubundi twageraho turashirwa, ntangira kugurisha ibintu, nako njye ntabwo nari mbizi kuko nageze aho ngira kutishariraho, kudatekereza, kutavuga, kutumva. We nkawe mu buzima waciyemo ko wabimbwiye nyuma maze gukira koroherwa, ugurisha ibintu byo mu nzu, ubona ubuzima bibaye hatari, wumvaga umeze ute? Ese wumvaga Imana izakugarurira ibintu? Ubundi mu buzima busanzwe tubanza guharanira ubuzima. Nakundaga kubwira Imana ni ukubona uri muzima, numva ko n'ubundi bintu bishaho. Kandi ikintu cyaneye kukwihanganira ni uko naje kuzirikana ibyo wankoreye. Ushaka duhura nawe tukabana, ntabwo nigeze mbonaho kare, navuga ngo warambonabonyeje, hari icyo wanyishaga, n'uburyo twabanye, n'ubwo wageze uburwayi bukaza, nawe turi umugabo byamfataga, uburwayi bukaba buje, kamwihanganira. Burya umuntu yihanganira umuntu hari impamvu runaka. Ntabwo wabana na mugenzi wawe ukabona ubuzima bugoye, murwana buri munsi nta mahoro, niyo usanga umugabo agira ikibazo. Hari abavuga ati Imana ndamukize, ubwo arwaye wenda ndagira amahoro. Ariko burya iyo ukoreye umuntu neza, abashobora bagerageza kuyitura bagenzi babo. Niba umugabo atarakugira nabi mu kubana kwanyu muri babiri, byazana ikibazo kiba uyakire ukihanganira. Kimwe nk'abagabo, umugore atarakorera umugore mubi w'ikirumbo, nawe wagerageza icyaba cyose ku mugore wawe ukagira gute, ukakihanganira. Urakoze cyane. Ngira ngo ni nk'impanuro uri gutanga ubwira abaduhanze amaso, ni ukuvuga ngo buri muntu aho ava akagera, twavuga nko ku bagabo bafite abagore, buri mugabo ajya agerageza gufata umugore we neza,
kugira ngo ngira ngo nibagera mu bihe bigoye wa mugore azibuke ineza umugabo yamugiriye, abe atamuta, abe atamwijujutira, mbega nawe yibuke uburyo umugabo yamufataga, nawe agire kumwihanganira. Ngira ngo nibyo uri gushaka kuvuga. ibyo nashatse kuvuga hano nabivuzeho. Buri buzima busanzwe ntazibana zidakomanya amahembe, ko nk'abantu twambaye umubiri ko biri umuntu agomba kugerageza, aho ugamira mugenzi wawe ukaba wamusaba imbabazi, ariko bubanye mu buzima bwo kuryana hasi hejuru muryana nta mahoro, nta wumva undi, nta ucisha make, nta n'ubundi ikibazo kigwa kuri umwe undi akabona nk'aho agukiza, ahubwo kuba urwaye aragukize, kuba ugize ikibazo nawe kuba wicaye aho aragukize, ntabwo byaba byiza kandi abantu baba babanye. Yego, urakoze cyane. Ngira ngo abaduhanze amaso impanuro madamu shere wanjye arimo arazitanga, ushobora kwibaza uti se yamufataga neza ate? Nkawe uri umugabo ufite urugo, ufite umugore, ugomba kugerageza ugakora ibyo umugabo akwiye gukora, ukita ku mugore wawe, ntabure icyo kurya, yego niyo cyaba ukamwereka ariko ko wakuze, apana kwirirwa wicaye, apana kwirirwa mu kabari unywa inzoga, apana ku umugore kuba yabura amavuta kandi uri muzima ufite imbaraga, kuba yabura icyo kurya, abana ngo babure ibyo kwambara, umugore kuba yabura keya mu rugo, kuba wataha ngo umufatire igihe mube mwaganira, mugire inama mwungurana ku buryo bwo kubaka urugo. Ibyo byose ni ibintu arimo kuvuga byo ugomba gukora wowe uduhanze amaso, kugira ngo nihagira n'ikibazo kivuka, dore ko isi tubona yahindutse ibibazo byabaye byinshi, umugore azagire kwibuka ibyo wamukoreye, avuga ati uno mugabo sinigeze muburana igitenge, uno mugabo sinigeze muburana icyo kurya, ifi yarayizanaga, inkoko yarayizanaga, ndibuka umudamu aranyibukije, nayageragezaga nkaba namuzanira inkoko akarya ku nkoko, ifi nkaza naziritse ku modoka, ibintu bikagenda neza, ndetse no kumuha keya n'ibiganiro byiza uko bukeye n'uko bwije, nava nko ku kazi nkaba naturiza mu rugo nkaganira nawe, nkaganira n'abana, ngira ngo nicyo cyamuhaga icyizere cyo kuvuga ngo uyu ni umugabo, azaba umugabo, akaba ari nabyo byatumye anyihanganira mu bibazo nahuye nabyo. Ni ukuvuga ngo iyo nza kuba naragufataga nabi ntabwo wari kunyihanganira. Hari ukuntu wihangana, hari ukuntu noneho twarabyaye sitepu ugeraho ukavuga ati twarabyaranye, reka mfe kwihangana kubera ko yabyayemo abana, ari ugupfa, urumva ko nyine ari ugupfa. Ati kandi kare ubikora nabwo ufite mission, ufite plan uburiho, ariko ubundi mu busanzwe nta muntu utabura, nta muntu mwiza kuri ijana ku ijana, kandi mu by'urugo habaho nyine imbogamizi zibamo, ariko wenda ukagerageza. None bibaye buri munsi habaho gukabya, kandi buri urebye umugabo ni umutwe w'urugo. Iyo umugabo abaye imbogamizi mu rugo, urugo rwononetse, kuko buriya amahoro y'urugo bitewe n'ukuntu umugabo n'undi ari umutwe w'urugo, niho mbona ngo bayagereza cyane. Ugasanga umugabo afite akazi arakora, ariko umugore ntiyamubaza, kare ntiyanamuganiriza ati ukoze byageze gutya, ugasanga urakora n'umugore we ntazi umurimo ukora, abona uzana ako kawunga akakarya kuko nta gihe umuha, ntiwamubona n'igihe umubwira ibyawe. Kandi ibyo bintu abagore benshi ushaka kumva ibiryo pe ukananyambika, ariko buri utamaye umwanya ngo tujye tuganira, kugira ngo niriwe gutya ukazi byageze gutya, byo nabyo birafasha. Kuko burya wamaye umwanya ukanambwira ati n'umunsi uzabura amafaranga, ukambwira ati rero n'umunsi amafaranga yabuze, ushobora kubyemera. Ariko se niba nta mwanya umpa, nkaba namenye ibyawe, nkabona uzana akawunga mu nzu, kimwe ko hari n'abatakazana, wambwira ngo umurimo wabuze cyangwa imirimo yararangiye, nkabyemezwa n'iki kandi ubundi ibyo wakoraga nabizi. Mpamvu byaba byiza rero mu rugo umugore n'umugabo ubuzima bwabo bwose muragerageza mukabyizana ukuri. Nubwo nyine abagabo bakunze kuvuga ngo nta mugabo wimariraho ku mugore ugira ibyo ugomba kwibikiramo, ariko umugore umubana wo mu nzu gerageza uburyo wamwiyumvamo kugira ubishyano umuhisha. Urakoze cyane, ngira ngo murabyumvisha abaduhanze amaso, kuba narihanganiwe ni ibikorwa byiza nageragezaga gukora, kwita ku rugo, kwita ku bana, guha umugore keya, kumuha icyo yifuje cyose,
mbega ntamubakure ko ndakeka ndibuka nabaga ndi mu kazi duhamagarana, sheri umeze ute se wariye, ese ugeze heye, uraza ryari se mutekera iki, mbega turi kumwe igihe isaha isabona ndetse n'umunota turi contact. Ariko hari abagabo bamwe na bamwe nabonaga umugore yamuhamagara amubaza ati se mugabo wanjye bite umeze ute, ku kazi biragenda, akaba yamwuka inabi ngo uri uramamagara umbaza iki, ngo nimba nagiye ku kazi ntukamamagare ngo njye undinda kugaruka. Ukabona ni ikintu giteye ubwoba gikabije kitagaragara neza. Warakoze rero madamu kuba warihanganye, ngira ngo nanjye nzagerageza kukubera umugabo mwiza, nzagerageza kukwishyura nanjye ibyo wankoreye. Nawe kino kintu cyo wakoze cyo kunyihanganira cyanyeretse byinshi, ubu nanjye ugize ikibazo nakwihanganira. Niyo mpamvu muri ubu buzima, mu rukundo, tugomba kwihanganirana kugira ngo uru rugendo rwo kubana umugore n'umugabo tube twarurangiza, dusazane neza nka kera ba sogokuru na ba nyogokuru ukuntu basazanye nta bikuba bicika, tugarure mbega imitima y'abakera, urukundo rwongere rusase inzobe. Ntabwo narangiza ntakuririmbiye, njye burya nkunda kuririmbira umudamu wanjye, mubwira ngo hindukira mama, urukundo nzanye ni hatari, hani njoo kwangu nikuoneshe nyumbani, baby habari ndalahiye wallahi sweet baby uri nk'imari, uri umudari w'urukundo uri dorari, uri futari mu cyayi cyanjye uri sukari, iko muzuri sana mana uno afazari, n'uyu nta wundi ngiye guha umutima wanjye, bintu byanjye byose n'umubiri wanjye, baby bayi wanjye hamba gushuku banjye, sizongera kurya resitora ejo nzarya iwanjye, sizongera gukodesha ejo nzarara iwanjye, amusiriye suweya ubaye uwanjye, sinkibihishira mbishyize muri rusange, ni wowe ntoranyije mwiza ku isi vayo nsange, kamutumi welcome baby bayi wanjye, urukundo nkuzaniye ntirufite amakorosi, utarubayemo umutoni waba ugize rose, ruravuna amadari vayo nk'izikosi, unsasire unanyondora unsomye ku misosi, ibiryo bihiye nge sinza kuba korosi, izahamanuka fureshi sinkoresha fosi, twarandenze rugeze kure vayo urutore, icyo ntaragukorera nicyo gihe nkikore, amurede muravura jumbone, dufatane urunana, mimi nakupenda sana, ndakwizeza yuko tutazigera dushwana, tuzaba mu mutuzo ntituzigera dutana, mu byo dukora byose tuzirikane iyo Mana, izadufasha izaturinda iduye n'abana, nagupfukamiye wallahi vayo yewana, kusi ni wowe mwana, kusi ni wowe mwana. Yes, muri kamera za Reco TV show, ngira ngo soreze hano mu biganiro, ariko tutarasoza, gira impanuro waha abaguhanze amaso, abagore bagenzi bawe, abakobwa bateganya gushaka, then dusoze tuzagaruka Patisserie. Cyo navuga njyewe, gushaka ntabwo biba byoroshye, ko biragoye iyo ugiye gushaka, ugiye kubana n'umuntu mutakoranye, umuntu urabona n'abonsi barimo barashwana. Cyo navuga mu gushaka no kwihanganirana, kuko usanga mugenzi afite kamere ziwe nawe ufite kamere zawe. Kugira ngo rero tugerageze ibintu byo kuba mu rugo, ugerageza kamere za mugenzi wawe ukamenya uburyo ugomba kugira gute kuzimenya. Umugabo nawe agukundiye yamenya ati umugore wanjye ateye gutya, kugira ngo wenda mubone ko muzamara nawe buri wese afashe kamere ziwe n'izindi mukazivanga, nta gahunda birimo, nta n'umuntu wajya icyumweru mu rugo. Ufite byinshi cyangwa se ufite bikeya, uko umuntu yaba ameze kose, buri wese afite kamere ze nyamuntu kandi zitandukanye n'izindi. Urakoze cyane, ni ukwihanganirana, gufashanya, gushyira hamwe, kugirana inama, kubabarirana, kumvikana, kugira ngo bibashe kugenda neza, akazaza kose, yaba uburwayi, yaba ubukene, yaba inzara, yaba iki, bitazashobora kubahungabanya kubera urukundo mwagiye mugaragarizanya. Nibyo tubashimira, mwakoze kuduhanga amaso, mwakoze kuduha amatwi muri iki kiganiro cyiza. Reka tugarukira aha kugira ngo byinshi murabyumvishe. Baravuga ngo nyiramatwi ziti, nyiramatwi yumva, sinzi ukuntu baca uwo mugani, tubyumvira mu rusaku, benshi hakumva beneyo. Urakoze cyane. Umugore wanjye ni umunyarwandakazi, ngabwirwa bene
habwirwa benshi akumva beneyo, habwirwa benshi akumva beneyo. Ngira ngo uwumvishe yumvishe, mugire icyo mukuramo muri izi mpanuro ndetse n'ubuhamya tukuye muri ibi biganiro. Mugire ibihe byiza, turi kumwe ibihe byose. Sawa sawa.